Yes, hello my people, banyarwandakazi, mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri Day by Day News, tugiye kubanira hamwe muri aka kanya k'amakuru abari kugenda acaracara muri uyu mwanya w'ibiba biri kugenda birangwa muri iyi si, dore ko iyi si buri time, buri second, buri munota kabisa ibiba biri kuhabera ni byinshi, kandi nicyo gihe nyine ngo natwe tujye tubibagerezaho igihe ubundi tubane ijana ku ijana. Bamwe bakunda kuvuga ngo ni gatanu kore gatanu. Ngahe nguko rero, dore ko muri iyi minsi mu nkuru ziheruka cyangwa se mu makuru aheruka, ejo bundi twabonye abarimu uko bari kugenda barikoroza. Twabonye umwarimu wari wibye ibikoresho by'ikigo, noneho ariko abarimu muri iyi minsi ibintu bari kudukorera nta kasamutwe. Abarimu ibintu bari kudukorera ni ibitangaza gusa, noneho si n'abarimu gusa ahubwo n'abadiregiteri noneho ubu ngubu b'ibigo nabo rwose bari kudutenguha, aho tuba tuzi ko bari kuduhera abana uburere, aho kumbi bari kubavutsa uburere bakabavutsa n'ubuzima. Uti byagenze gute rero? Ubu nicyo tuba tugiye kurebera hamwe. Wowe icara hamwe mu gihe wahisemo Day by Day News, ubundi tubane gatanu kuri gatanu amakuru agiye akugereraho igihe. Nshimira n'ababa bakomeje kuhatubera bakaduhera amakuru ku gihe kugira ngo natwe tuyasangize abanyarwanda muri rusange. Ngahe nguko rero, reka tunyarukire mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru. Nkuko muri kubibona muri screen, muri kubibona ko harimo amafoto, mukabonamo ifoto y'umugabo ufite mikoro, mukabonamo n'iy'umuyobozi wacu umugenzacyaha wa RIB, mukabonamo n'ikigo cy'amashuri. Ubu tuvugana rero, iki kigo cyangwa se uyu mudiregiteri yayoboraga ikigo cya Mutovu Secondary School giherereye hariya kabisa mu karere ka Nyaruguru. Iki kigo ni ikigo cya TVET giherereye mu murenge wa Muganza, nk'uko maze kubibabwira akarere ko ni Nyaruguru. Uti rero byagenze gute kugira ngo iki kigo kibe kisanzwe cyafunzwe? Dore ko iki kigo ibiri kuberamo n'urundi rwego, ibiri kuberamo nabyita ko sinzi uko nabivuga kabisa, kubera ko birakabije cyane. Dore ko ibiri kuberamo cyangwa se ibikabije kubera muri iki kigo ni ubusambanyi bukabije, dore ko ubusambanyi buri muri iki kigo kandi mu by'ukuri ari icy'abana batoya, bakiri batoya cyane, biga muri segonderi, kuko si na kaminuza ahubwo ni ikigo cya segonderi. Ibyo bintu mubyumve kandi mubyiteho, kubera ko byateye n'intimba n'agahinda ababyeyi benshi, bigeraho ababyeyi bo hanze y'iki kigo ndetse bafatanyije n'abarezi bamwe na bamwe b'imbere mu kigo batangira gutabaza, barapfukama rwose, baratabaza, baravuga ati muturenganure, mudutabarize rwose, dore ko ibi biri kubera muri iki kigo ari ukwangiza ndetse bakaba bari no kwica u Rwanda rw'ejo, kubera ko nyine ubusambanyi buri kurangwa muri iki kigo burakabije cyane, kubera ko uri gusanga abanyeshuri bari guhohoterwa b'abana b'abakobwa ari abana bari munsi y'imyaka 18. Ngo byagenze gute rero? Dore ko ibiri kuvugwa muri iki kigo, abayobozi se cyangwa n'abarimu muri rusange, abarimu bari kugira batya bagafatirana aba bana b'abanyeshuri bakabasambanya, aho kubigisha ahubwo bo aho kubigisha amasomo asanzwe anga abandi biga ku ishuri, bo bakabigisha uko abantu baryamana. Dore ko abarezi se cyangwa abarimu ari bo bari gusambanya abana b'abanyeshuri, bityo rero bikabaviramo gutaya amashuri. Ndetse uri kumva nyine iyo umwana asambanye, rimwe na rimwe hari igihe ahita akuriramo no gusama, bikarangira amashuri ye atagenze neza, bikarangira amashuri ayacicishirije. Ntago ari abo barimu gusa rero bari gusambanya aba bana cyangwa se bari kuryamana n'aba bana b'abanyeshuri, ahubwo n'abatuye hafi aho b'igitsina gabo, dore ko bari gushuka aba bana b'abakobwa bakabasambanya. Twakita ko ari ugufata ku ngufu, kubera ko burya umwana ungana gutya iyo umushukishije ibintu runaka nyine bikarangira bigenze gutyo, mu by'ukuri uba wamushutse, bifatwa nk'aho akenshi aba ari ugufatwa ku ngufu.
Ese uti byagenze gute kugira ngo ibi bintu bijye ahagaragara cyangwa se kugira ngo aya makuru abe yamenyekana? Abaturage batuye hariya mu murenge wa Muganza, akarere ka Nyaruguru, muri iki kigo cya Mutovu rero byaje kuba bivugwa ko abanyeshuri benshi bari kugenda bacikishiriza amashuri kubera gusambanwa se cyangwa kubera basambana n'abarimu ndetse n'abatuye aho ngaho, kandi byagizwemo uruhare n'aba barezi barera aba bana, rero bikarangira abanyeshuri benshi bahatakarije ubuzima ndetse n'amashuri agahagarara. Ubwo tuvugana rero mu mpera z'uku kwezi, ukwezi kwa 10, umwana w'imyaka 18 yaburiwe irengero kubera ko yari amaze igihe asambana n'umwe muri aba barezi. Ntago ari umwe gusa, bivugwa ko yasambanaga n'abarimu muri rusange. Aba barezi babo rero bakaba umwe muri bo yaramuteye inda, uyu mukobwa akaba yaraburiwe irengero. Mu by'ukuri rero akarere ka Nyaruguru kaje kuba kamenya amakuru, batangira guhita babyihutamo nk'uko tubikesha Flash TV ndetse na Flash Radio, uko babitangaje mu minsi yashize, dore ko nyine ari uko kuntu biri kugenda. Ariko CIP w'intara y'Amajyepfo Kamanzi Hasani yamaze kuvuga ko uyu mwana w'umukobwa akiri gushakishwa kandi hatagize igihinduka uyu mwana w'umukobwa yaboneka vuba. Banashishikariza ko uwaba yamenya amakuru y'aho yaba ari yatangira amakuru ku gihe kugira ngo ashobore kuba yabonwa, ubundi arenganurwe kandi bamwiteho nyine ye guhungabana. Mu minsi ishize rero nanone hari ababyeyi bamwe bagiye batanga ubuhamya, bavuze ko hari undi mwana w'umukobwa wari uri mu kigero cy'imyaka 17, ibyo byabaye mu ntangiriro mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Umwana w'umukobwa w'imyaka 17 yasambanyijwe cyangwa se yaryamanye n'umugabo w'imyaka 30, bikanarangira amuteye inda. Noneho uyu mwana w'umukobwa ibyaje kuba byamubaho nuko atigeze yitabwaho, ahubwo ikigo cyaje kumenya ko uyu mwana w'umukobwa yasamye, nyine ko yatwise, bahita bamwirukana. Nta kindi kintu ngo ubuyobozi bw'ikigo bwigeze bwongeraho usibye guhita birukana uyu mwana w'umukobwa, akaba avuye mu kigo. Bavuga ko ababyeyi bo bavuga ko uyu mugabo w'imyaka 30 wasambanyije uyu mwana atigeze yitabwaho se cyangwa ngo abe yaryozwa ibyo yakoze, ahubwo nyine ikigo cyafashe umwanzuro wo kuba bakirukana uyu mwana w'umukobwa. Baratabariza rero, baratabaza, dore ko iki kigo cya Mutovu TSS cyangwa se uko muri kubibona cyanditseho Mutovu Secondary School, iki kigo rero gikomeje kuberamo amabi, iki kigo gikomeje kwica abana b'abakobwa urupfu n'agashinyaguro. Ikindi kandi rero si ibyo gusa, dore ko n'abarimu bari batakamba rwose ngo barenganurwe, kubera ko mu kwezi kwa 8 abarimu bagize gutya batanga amakuru bayaha abanyamakuru nyine kugira ngo barenganurwe, kubera ko abarimu nabo barimo baratabaza. Aba barimu bandikira abanyamakuru rero baragize ati mudutabarize, mwaramutse neza, turatabaza kubera ko hano Mutovu Secondary School mu murenge wa Muganza ibikomeje kuhabera ari amarorerwa, dore ko twanditse dusaba ko badufasha tukazabona mutation. Nyine hari ibintu abarimo bajya bakora kugira ngo biriya bintu by'imihigo, nabonye ari imihigo niko bari banditse, kugira ngo babe babona uko babona mutation mu by'ukuri. Ariko diregiteri ntacyo yaje kuba yabikoraho kubera ko atigeze abasubiza, ahubwo we ngo yimajinye amanota, ariko birangira n'ubundi atayaberetse, birangira n'ubundi ntacyo abafashije. Rero aba barimu banditse basaba ko batabarizwa, mu by'ukuri bakaba barenganurwa, kubera ko nyine hari abari bakeneye mutation kubera ibiri kubera muri iki kigo, nyine ko ubona ko ari ibintu by'indenga akamere.
rero hano muri Mutovu Secondary School mu kigo nk'uko nababwiye giherereye hano muri karere ka Nyaruguru mu murenge wa Muganza, baravuga ko nyine nk'uko mwabyumvise ubusambanyi bukabije cyane, nk'uko mu mpera z'ukwezi z'ukwa kane ibyo bintu byongeye nabwo byari byabayeho, ko hari umukobwa n'ubundi w'umwana w'imyaka 16 wendaga kuzuza imyaka 17 nawe wahohotewe gutya, ariko nyine kubera ko akenshi baba basambanye n'abarezi babo bakabura uko babashyira hanze cyangwa se bakabura uko bashobora kuba babahana, bagahita bafata umwanzuro wo kuba bakirukana aba bana b'abanyeshuri nyine kugira ngo babipfukirane se cyangwa kugira ngo bye kuba ibintu birebire. Nyine ubwo uri kumva mu by'ukuri umubyeyi abonye umwana atashye yaramwohereje agiye kwiga, akabona yaramwohereje ari umwana umwe, akabona ahubwo atashye ari babiri. Muri kumva nyine uko umubyeyi yiyakira, uri kumva ko aba ari intimba n'agahinda, ariko mu by'ukuri nyine bayobozi namwe rwose mugire mwikosore, kuko ibi bintu ntihazagire ikindi kigo biba byabaho, kugira ngo mu by'ukuri uburere bukomeze gutangwa neza, ndetse n'abangaba bakoze ibi bintu bahanwe babe intangarugero y'abandi. Ngayo nguko rero murabyumva ibiri kubera muri iki kigo cyo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru. Mushishikarizwa babyeyi kujya mutangira amakuru ku gihe kugira ngo abana banyu babeho barinzwe, kugira ngo abana banyu mu by'ukuri babeho neza. Ngayo nguko twongere tubonane mu kanya, ndabakunda cyane cyane.